nabera njye niko twakora ikiganiro nkabona abantu baje kureba kandi bari gufashwa nabo bafashije muraho amen muraho neza haleluya amen mwafashijwe none se muje guhagarara hano bigenze uko dukunda Imana kandi tugasanga n'uw'Imana niwe wicaye aho yego mwumvise turi kuvuga Imana murangije murinjira hano muza kunda natwe turayikunda babwire ngo n'uwaba afite ikibazo kumusengera bireme n'uwaba afite ikibazo rwose agende tumusengere yego ni karibu yego wizeye ko Imana ikiza hata si neva gadi tayabini kwanta zevedosase tayasikiyazo hatute nevedosase hata yazene basire ha urakoze uri nyiribi neva gadi tayabini kwanta zevedosase hata yasikiya wije dosase hata yazene basire urakoze uri nyiribi wisize imiti itandukanye yego Yesu Imana imbabarire narabikoze narabunze nubu nangiye kubunga ngo nshaka iyo abantu bari gusengera ngaho namukanze neza ko Imana irakugirira neza hahandi utekereza kugenda no mu bapfumu ari bwo wagira ubuzima naragiye wagiye yose naragiye rwose unyemerere ntumbeshe imbabarire kubera ko Imana ireba ibitagaragara si wagiye no mu bapfumu si baguhaye umuti ahubwo ukarushaho nk'isiga bikanga nta muraro nayo si bagusabye amafaranga se ariko vuga ngo dufite Imana ikiriza ubuntu mfite Imana ikiriza ubuntu vuga ngo Imana igiye kumpana ibitotsi Imana ni ntibitotsi nsinzire iri joro so baraye uri kureba yego si burinze bucuri kureba iri joro aka kanya tuvugana uwari waguha umuti se wari wawisi kubera kubabara Imana imbabarire ari yinkiza Imana ikweze kandi Imana ikugirire neza vuga ngo Imana imbabarire no kujya mu bapfumu Imana imbabarire kuja mu bapfumu iyo bakubwira kugukina sago se nawe ari kwemera nari kwemera kubera kubabara nari kwemera ko Imana imbabarire uyu muntu tuvuga ngo Imana imukize mvugira ngo Imana imukize nshuti yanjye Imana imuha ubuzima Imana imuha n'ibitotsi amafaranga arashize cyane umurima nawe waragiye ibyo ngibyo urabizi ndabizi cyangwa ni kukubesha ariko ntaho uri kubesha Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abe mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde reka ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya nishakira abakozi b'Imana tukavuga imbaraga z'Imana tukavuga ko Imana ikora nukuri ababipinga ngo Imana ntabwo ikora turi abagabo bo kubihamya no mpamvu imbere ya kamera turi kumwe na Mukeshimana Julienne yego Mukeshimana Julienne yiyibagiwe niwe turi kumwe niwe tugiye kubana muri iki kiganiro nakoresha impano yo guseka yego impano yo guseka tugomba kujya tugira ute tuyikoresha yego Imana ibaho umugisha reka Julienne n'ubundi adusengera ugango Imana itiyobore muri iki kiganiro karibu Mana turagushimye tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye kuri Imana idukunda izina ryawe nirishimwe amen muririmbye yaravuze ngo twaherukanaga kera ariko dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha izina ryawe nirishimwe amen ndagushimiye ko waturinze ukarinda impande enye zose ari abari mu gihugu cy'u Rwanda uraturinda ari abari hanze y'u Rwanda bose urabarinda nubwo twahuye n'ibikomeye ariko ntago twaheranywe nabyo ngo tuhitanwe n'ibyaha ahubwo na waravuze ngo urinda umuntu wawe ukarinda n'icyo wavuganye nawe kugeza igihe icyo wavuze gisohoye ku buzima bwe izina ryawe nirishimwe turaguhamagaye ngo inubane natwe muri aya materaniro amasaha cyangwa se iminota turamara turi imbere yawe izina ryawe bw'icyubahiro kuri uyu musozi cyo dukomeje kwamagana n'abasimu n'abadayimoni imbaraga za shitani turazisenya mu izina rya Yesu duhamagaye imbaraga zawe ngo ziganze muri aya materaniro kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro birashoboka ko yaba dukurikiye ari umubyeyi uruhijwe birashoboka ko yaba dukurikiye ari umugabo unanijwe birashoboka ko yaba ari umusore cyangwa umukobwa ariko afite ibimugoye ariko nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo tuzane ibyacu byose bituruhije kuko we nta kikunanira niyo mpamvu tukugoreje ibyacu byari bituruhije kubera kuri Imana y'amahoro ngaho ganza kandi utegeke muri aya materaniro imitima yari inaniwe uyihe gutuza iyo ari icogo yihe gukomera kubera kuri Imana y'amahoro mu izina rya Yesu amen yego Julienne ndi kugira ngo uyu munsi yego tuganire kw'ingingo
nk'umuntu w'umuhanuzi, yego nta muntu wigeze uhanurira yangiza akakubwira ati ibi bintu ntabwo ari Imana ibikubwiye ahubwo ni abantu babikubwiye uraza uri kubimbwira uko babikubwiye. yego Ibyo turabihuza nuko hari umuntu twigeze tuganira arambwira ati Imana yigeze inyereka ibintu batabye ku musozi w'amasengesho hano tujya dusengera, ati Yego. ndangije ndabitabura baravuga ngo ninjye wabijyanyeyo. yego Ati ninjye wabijyanyeyo, atuvuga ngo ngaragaze yuko ndi kwerekwa. Wowe ntabwo ibyo bintu byigeze bikubaho? ibyo bintu biraba cyane tunahura nabyo kenshi gashoboka. Urugero impamvu mubwira ngo niwongeye kuvuga birashoboka ko adukurikira cyane kuko aranankunda. Yego. Ni umubyeyi yari amaze imyaka 7 atabyara. Duhurira mu materaniro yaje muri groupe, ariko sinari nzi ngo ni umubyeyi cyangwa se ni umukobwa. Kuko urumva umuntu maze iyo myaka kandi yibereho mu buzima bwiza bw'imibereho, yari umuntu w'umusirimu. Yego. Nta mwana yari afite. Imana irangije irambwira ngo nimwitegereze. Ndangije ndamureba, Imana irambwira ngo uriya muntu amaze imyaka 7 atabyara. Yego. Ndangije ndabibwira ati ariko Mana ubwo koko ivyo bintu bibaho. Ntabati se bishoboka bite ko umukobwa yabyara nta mugabo afite. Imana irambwira ngo ni umubyeyi umaze imyaka 7 atabyara. Yego. Ndangije irambwira ngo genda umumbwirire ko guhera uyu munsi ari muri aya materaniro. Yego. Ko muhaye umwana. Haleluya. Hari mu materaniro y'abantu barenga 50. Ndagenda ndabimubwira. Arangije tayikubita hasi ararirangira ati Julie, ibintu bishoboka gute? Hari umuntu wabunzi byibuze wabikubwiye. Ndagenda abwira ati hari wakumenye utarabaho. Uruta abo bantu bose utekereje. Harambwira ati se iwacu kari kure nanjye akaba ari bwo bwa mbere nkubonye. Bishoboka bite ko wamenye ibyanjye? Ndagira bati hari Imana itumenya abantu bataratumenya. Hari kandi abantu bataranatumenye cyangwa se bataratuvugaho. Ituvugaho bataratuvugaho mvugira ngo amen. Ndagira nabwira ati kandi ikimenyetso Imana impaye. Imana irambwiye ngo kindi kigiye uzagaruka hano ufite umwana. Harasigara tebagira ati nasengeye ku misozi myinshi, sengera ahantu hatandukanye. Imana ikambwira ngo impaye umwana ariko imyaka ishize ari 7 nta mwana mfite. Yego. Ariko urumva ko hajemo gupinga cyangwa se kumva ko bidashoboka. Ariko ndashimira Imana ko umunsi wejo mu kiganiro gishize twakoranye yarampamagaye no SMS ndayifite. Arambwira ati Julie atireka nkubwire ati waransengeye narabuze umwana, ati uzi ko guhera uwo munsi nahise nwita. Haleluya. Ati ubu ngubu mfite umwana atahubwo nzamuzana kuko nuwawe. Yego. Ishatse kuvuga iki rero? Ubu Julienne mfite abuzukuru. Imana yamaye abana benshi sinuwo gusa. Imana yakoze ibintu byinshi. Mbese ndashimira Imana. Kandi nasomye ijambo rambwira ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Burya ubuhanuzi butarasohora ntago bwemerwa. Oya. Rero ndashimira Imana ko atabyihereranye ahubwo yaje kumbwira ko icyo namubwiye yagize gute yazikoze. Sinuwo gusa ni byinshi Imana yakoze. Ndongera njya gusengera ahantu hari umubyeyi umaze igihe kirekire arwaye bikomeye. Imana irambwira ngo mubwire ngo muri sayiwe byagenze gutya na gutya gutya na gutya. Imana integeka ko dukuriramo amasengesho y'iminsi 2. Ndagira ngo nkubwire muri ayo masengesho y'iminsi 2 Imana yakoze imirimo myinshi cyane. Turangiye tubona inzoka isohoka mu nzu izeze. Inzoka inzoka gira ubwoba. Inzoka iragenda gutya arayifu turi kuyireba. Ibyo ni imirimo Imana yakoze. Umugore avuga ati napinze abantu benshi, mpura n'abahanuzi benshi, mpura n'abavuga butumwa benshi. Arangira mbwa ngo ku myaka ufite ntabwo natekerezaga ko ibi bitangaza byakoreka. Yego. Ariko hari igihe Imana ikora ibintu kugira ngo natwe twemere ko ari Imana igendera muri twe. Ubu ni igihe sigaye nsenga isengesho rivuga ngo Mana njyewe unkorera ikintu gikomeye kizakwitirirwa. Yego. Ntikizitirwa imbaraga za Julienne. Yego baravuga ati Julienne ni ukora ibi, ariko Julienne si bwo bikora ahubwo ni Imana indemo, ni imbaraga zindemo. Ngiye Julienne sinabishobora. Rero muri iyi minsi nikubwira Imana ngo izandinde kwiyobora. Yego. Ahubwo nyoberwe ni Imana. Iyo yobowe na nyiri bihe ikubwira ikintu ifite n'ibimenyetso bikomeye. Yego. Ikubwira ibintu bifite ibimenyetso kuko muri iyi minsi ngende kugendana n'ubuhanuzi bufite ibimenyetso. Yego. Nawe udukurikiye rero ujye ubwira Imana iguhe ikimenyetso. Nukuri. Ubushize umuntu yarampamagaye arambwira ngo mbarize Imana. Bishatse kuvuga ngo kumbariza Imana ni ibintu bitandukanye. Abantu bavuga imvugo itameze neza. Ni wumva nta gusengeye uzaze kubyihanganira. Hari umuntu wampamagaye arambwira ati icyo gihe nari narwaye. Arambwira ati nkeneye ko nsengera
ndabwira ati nta kibazo ariko nzagusengera kuko ubu ndarwaye nubwo ntagusengera turi kuvugana kuri telefone ariko nzagusengera. Aragira ambwira ngo wakihangana ngo ukansengera ngo nubundi Imana barimo mukayikorera. Aragira ambwira ngo Imana ndimo nubundi ndayikoresha ndagusengera. Kugusengera suko tuvugana kuri telefone birashoboka ko nagusengera tutavugana kandi Imana igasobanura bitari bisobanutse. Birashoboka ko nagusengera icyangombwa n'ukwizera nimba wizeye Imana ndimo kavuga ngo ya Imana yakoresheje Julienne cyagihe urugamba rukomeye cyagihe umubyeyi yanze kubyara akabyara cyagihe yasengeye wari wabuze urubyaro akabona urubyaro nizeye Imana yakoze biri yakigiye gukora n'ibindi nimba uyizeye ukizera iyo Mana niyo tutaba turi kuvugana ukangura ati Julienne nsengera niko ko ndagusengera ni ntagusengera birabara urubanza rwanjye n'iki n'Imana ahubwo wowe kimamagara izere. Birangije umuntu aramamagara ndamubwira ati ndarwaye meze nabi. Arambwira ati basi wakwihanganye ugashaka aho wihengeka ukansengera. Arambwira nti inshuti yanjye ndarwaye. Hari abantu batajya bumva ibibazo by'umuntu. Arambwira ngo nsengera ngihanga nabwiye ati ndarwaye. None senga iyo Mana ikurimo ngo idatuma ajya kwihengeka ahantu ngunsengera nti ndarwaye. Yanga kubyumva ariko ndashimira Imana itareba kuri ibyo. Ndagenda ndamubwira ngo aho cya bugufi nimba wizeye dusenga Imana. Imana ntabwo ikora ko wuriye imisozi, Imana ntikora kubera ko wikebaguye, Imana ntikora kubera ko uri umusirimu cyangwa utari umusirimu. Nkunda kuvuga ngo naho twabuze ijambo Imana itanga ijambo, aho twabuze agaciro Imana iguha agaciro. Iyo ngezeho ndavuga ngo aho wasuzuguriwe cyangwa aho wasebeye Imana ariho izagusebezurira. Amen. Aho utereye agaciro burya Imana ihaguhereye agaciro. Bibi bintu byiza ikintu nsemera Imana rero cyane bikomeye aho wapingiwe aho bamenye ko nta Mana ikurimo Imana yakorera ibintu bitangaje ikakorera imirimo itangaje biciye muri wowe basuzuguye barangiza bakavuga ngo burya cyagihe twamusuzuguraga Imana yari imurimo. Rero muri iyi minsi ndikubwira Imana ngo igikora ibintu bifite n'ibimenyetso. Nukuvuga ngo nimba urugero nkunda kuvuga ngo nimba uri mu buzima bw'amanezeka waravutse kwa Bidodomu Rodobari hatagaragara ndibuka winje amateka ya Bibiliya Bidodomu yari umugabo usuzuguritse cyane ubu gisanduku y'isezerano yarije babura ahantu bayicumbikisha birangije bona ko kwa Bidodomu nta muburanyi wahaboneka nta n'uwamuvuganira bigira inama yo kuyijyana yowe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo bakujemuriye iwawe cyangwa bakuzaniye iwawe bazi ko ari byo bigiye kukwica nibyo bigiye kugukiza mvugira ngo amen. Ibyo bari bazi ko bikurangije, ibyo bari bazi ko ari finali, ubwo bari bazi ko utazashangira nk'abandi bakobwa, ubwo bari bazi ko utazashaka ngo wubake ingo nk'abandi bakobwa, Imana ifata ibyarangiye bikongera bikabaho inshuti yanjye mvugira ngo amen. Ndashimira Imana rero ko yankoresheje iby'ubutwari. Nshingiye mu muryango mvukamo cyangwa se mu gisekuru cy'iwacu ntabwo byashobokaga ariko Imana ikirisha ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. Bicetse kuvuga iki? Hari abajya biringira amafaranga abandi bakiringira amashuri bize ngewe kwa Bidodomu utarize rata Imana ikavugana nanjye mu ndimi bize batashobora kuvuga yarangiza ikama n'ububasha bwo kuzisobanura nkavuga ngo iravuze. Haleluya. Ngiravuze ngo izakugirira neza. Uwiza amashuri utahamuhagarika ngo abivuge ufite amafaranga atabivuga ariko Imana ikavuga ngo nzakugirira neza nzakujya imbere ahataringaniye nzagira gute nzaharinganiza. Itarebye ku burangarata itarebye kuvutse mu muryango ukomeye rata itarebye kuba niza amashuri yarangiza akavata na Julienne utarize na segonderi wiza amashuri ane yibanziriza ndamugira umwana wanjye kandi mugira umuvuga butumwa mvugira ngo amen. Nigeze njya kuvuga ahantu ubutumwa umuntu aramamagara ndangije ndagenda ariko kubera ko bajya bumva iyi base yanjye bakagira ngo ni umuntu munini cyangwa se ni umuntu mbese umeze neza cyane nanjye meze neza ariko ntacyo nyishinja yarakoze. Ariko uko babitekerezaga bumvaga ko ari umuntu muremure bishingiye kuri iyi base bakumva ko ari wa mubyeyi ugenda yashizemo ibitenge ukuntu bakumva ko ariko ndashimira Imana. Hari ukuntu mutamvuga ngo Imana ikubita umuntu yegetseho ni ukuri. Iyo wamenye Imana ukayimira ukayemera nk'umwami n'umukiza igiye kubisa ntago iguteza rubanda imanza yegekaho kugira ngo batamenye ko Imana ikora. Hanyuma abantu beyandagenda
pasiteri arangije atuma umudiyakoni ati genda nzanire Julienne. Mageze aranyoberwa nawe kumbi kunyoberwa yarazi ko ari wa muntu ukomeye cyangwa se wa muntu munini. Harangije kunyoberwa arambaza ngo ariko ngo Julienne ntawe wamboneye. Uri kubaza Julienne kandi muhagararanye. Nayo nageragira ati Julienne ntawe nabonye. Harangije amagara pasiteri aterega umuntu watumye namubuze kandi ari ngewe. Aleluya. Arata ndashimira Imana ko hari ukuntu ijya yica nkete. Imana yica iperereza n'ukuri kw'Imana. Hawambaza ngo yica iperereza gute? Kuko Imana yica iperereza iremera ukaburara. Yego. Ukanambara n'ubusa. Ariko iyi Imana yica iperereza cyangwa ikagukubita yegetseho. Niyo waburaye babona uri umusirimu. Aleluya. Cyangwa waba wambaye n'ubusa hari akaronda ni wambaye bakakubwira ngo iki gitenge nguzi kari wawe ugifite wenyine. Imana yishe iperereza rata. Aleluya. Njye nabwiye Imana ngo wa Mana we nanyuze mu bintu byinshi bikomeye. Ku myaka mfite buri muntu wese afite ishuri yize. Ndagiye nabwira ngo umunsi uzaba wabigenje neza nzahindura n'ingendo. Yego. Mureka Imana yanjye yo guseka ikore. Murabizi ko Julienne mbakunda pe. Kandi namwe murankunda nabasezeranyije ko nzajya nseka igihe cyose ndi imbere yawe. Ndagiye nabanga umunsi wabihinduye nzarigendera. Birashoboka ko umaze igihe kirekire udukurikiye uri guca mu dusesero. Birashoboka ko umaze igihe kirekire udukurikiye udaca mu nzira igaragara nk'abandi babyeyi. Birashoboka ko umaze igihe kirekire udashaka kuvugana igisekuru uvukamo kubera izina ryahusha. Kubera ko ari kwa Bidodoma banakoza ngo yemwe uri uwo kwanda ugatinya kuvuga papa wawe kubera ubutayu. Ariko iyi Imana yabihinduye uragenda bikemera ukavuga bikemera ntabwo bongera guca mu dusesero gutese. Kandi Imana yabigenje neza. Iyi Imana yakibirinduye wambara igitenge ukavanga impande zose urahari Mana. Ubwo niko Julienne azajya arabigenza. Avuga ati wowe udukurikiye nimba witoza kuba marene wa Julienne nawe witoze kuba nk'umusirimu. Imana yarambwiye ngo izamu umugabo mwiza kandi impe n'ibindi. Nanye ndabwira ngo nshingiye kubivuganye nanjye kandi ukora ibyo wavuganye nanjye umugabo uzamugira umusirimu. Yego. Tugomba gutegeka umugabo uzamugira iki umusirimu. Kubera iki yaravuze ngo izangira umusirimu irangije irambwira ngo izanyicazanya n'abantu bakomeye irangije ngo nabize n'abatarize bazifuza kuvugana nanjye. Yego. Nagiye ngo nshingiye kubivuze utarebye ku miryango utarebye ku mashuri utarebye ingano yanjye ahubwo ukareba ibiro bikeya ariko ko mfite base ukavuga ngo uzampa umugabo kanangirira neza uzamugira umusirimu kugira ngo ntazamucumuza. Ingize umusirimu nimugira umusirimu byaba ari ibintu bigoye cyane pe. Ariko yaravuze ngo nitwizera. Yego. Tusaba icyo dushaka cyose tuzagira gute? Tuzakihaba. Irangije iravuga ngo ikirenze kuri ico ni wizera umwami nk'umukiza wawe uzakora imirimo yarenze kuyo Yesu yagize gute yakoze. Nabuzwa n'iki kubyizera. Urugo rwiza rurahari, abagabo beza barahari, abakomeye n'abaworoheje bose barahari, abize n'abatarize Julienne nzicarana nabo. Yego. Ariko haleluya. Amen. Mfite ibihamya bikomeye rero ku Imana yakoze. Kubana umubyeyi yamaze imyaka 7 atabyaruka mubwira ngo iravuze nge guhaye umwana imyaka 7 ni myinshi inshuti yanjye. Icyo nshimira Imana nuko yamuhaye umwana. Sinirata ku biro bike Julienne mfite. Sinirata naka gasura ahubwo nirata Imana indimo. Yangiriye icyizere. Irangije iravuga ngo uzaba umwana wanjye kandi uzaba umukozi wanjye. Haleluya. Iravuga ngo muhumurize abantu banjye. Nubwo bafite bibakomereye cyangwa se bibagoye ariko mubabwira ijambo ryorurutse imitima yabo. Yego. Haleluya. Amen. Zashoboka kuri mu bihugu bitandukanye ntabwo Imana izakangwa kuri muri Canada ntabwo Imana bizakangwa kuri muri Sudani ntabwo izakangwa kuri Zambia Mozambique Australia hehe na he. Imana icyo yanditse yagize gute yaracyanditse kandi tuzabaca muragenda namvugira ngo amen. Amen. Sinzi niba icyo kiganiro twarigeze tugikorana hajya narabikubwiye. Oya. Hari igihe nagiye gusengera barabimbwiye biryoha bisubiwe. Epfa ko tagi bicabane hano. Noneho turi mu butayu Imana ukuntu mvuga naravuze ngo Imana hari ukuntu Imana imbebeza. Nanjye nkabona ko nabebeye ku Mana. Ikambebeza umunyenga abavyeyi batampaye Imana ikabumba. Uziko Imana iheka n'umuntu cyane. Imana ikaguheka nawe uhita wisinziriza kandi utarusinziriye cyane. Irangije irambebeza irangije ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Sinakubwiye ko Imana yatezeranyije ko izama inzu nyinshi. Imana irambwira ngo izama inzu kandi itezeranyira etaje. Ubu navuye gutanga priyave y'inzu nshaka. Yego.
natanze piriyave mu bwo kwizera. Nawe udukurikiye ku kibazo ufite, byaba ari ideni, bwaba ari ubushumeri, bwaba ari inzu y'ubukode uhagazemo, waba uri kumurara, waba wambaye ubusa, waba warabuze ijambo mu muryango washakiyemo, waba uri mu ruganda rumeze gute, waba uri mu ishuri, waba ugendesha ibirenge, waba wabuze ijerekani yo kuvomesha, waba wabaye akihebwe ku musozi utuyeho bageze n'igihe cyo guguca, hata sieneva egad, wageze mu gihe cyo muri finali, tanga piriyave. Yego. Tanga iki piriyave? Yego. Waba uri mu buzima bw'inyongezo, hahandi bavuga ngo ni piriyave cyangwa se turaza guteza cyamunara. Imana ishobora byose. Haleluya. Ntabwo Imana ikangwa n'ibyo. Tanga piriyave. Yego. Waba warabuze umugabo wadukurikira umukobwa, warateretswe kenshi ukabengwa, wakwibaza ngo n'abavuga butumwa ngo bavuga guteretwa. Nese ushaka utarateretswe? Urateretwa. Nimba wararambagijwe kenshi bikanga, hari Sanbalati na Tobiya babonetse ku buzima bwawe. Wa musore warateretse kenshi abantu barakwanga kubera umuryango uvukamo. Tanga piriyave ku kibazo ufite. Ndagiye ndavuga ngo ibi byose mbihaye piriyave. Ndagiye ndagenda nditegereza, nta nubwo narebye Musanze ko Imana yansezeranije kuba ahantu heza mu mujyi mwiza, nsezeranye ko nzajya no mu mahanga, ariko navuga ngo nubwo nzajya muri Amerika nkajya no mu yandi mahanga arenze kuri ayo, ngiye gutanga piriyave no kunzu yo mu Rwanda. Yego. Haleluya. Ngiye gutanga piriyave no kunzu ya hehe yo mu Rwanda. Ndagiye ndavuga ngo Musanze ntabwo imbereye, ahubwo nshaka Kigali iwabo w'amafaranga. Ndagiye ndagenda nitorora Kigali, ndagiye mfitamo inzu nshaka radi. Yego. Haleluya. Amen. Ndagiye ndavanga iyi nzu nshingiye kuko wavuganye nanjye, nyihaye piriyave. Yego. Yaba ari umuntu uyirimo, yaba ari general umeze gute, yaba ari umuyobozi umeze ute, yaba ari umuturage, iyi nzu ndayishaka. Yego. Haleluya. Mutegeka. Yaravuze ngo nitwizera dusaba ico dushaka cyose. Yego. Kandi nta nubwo nanayibisabye, yabonye ko binkwiriye, iravanga umwana wanjye, inzu nziza izakubera. Yego. Noneho ndagije uzuko iyo Imana yagutetesheje uzayibwire ibikugoye byose. Ntuzayibwire ikiro cy'umunyu washobora kukigurira. Akazu k'amabati 5, hari n'igihe wagira mu byara wawe akagufasha kukuba. Ariko nujya gusaba Imana uzayisaba ikintu utashobora kwigezaho. Nujya gusaba Imana uzayisaba ikintu kitari mu muryango wawe. Mwabaye muti? Ndagiye ndavuga ngo ariko Mana iyi nzu nyihaye piriyave, ariko ikirenze kuri ico uzampa amafaranga. Ndavanga amafaranga arimo ibintu byinshi. Yego. Amafaranga arimo inzu nziza cyane, amafaranga arimo amasamu, amafaranga arimo kwambara ukaberwa, amafaranga uyafite washaka. Haleluya. Ariko mwabaye muti? Iyo ufite amafaranga n'Imana aba ari uburyohe. Yego. Naye nabwira ngo numpa amafaranga nzubaka inzu nziza irenze kuyo nahisemo. Naye nabango nubwire yanyihisemo ntagiri muri bije natekereje. Nta nubwo bamenya plan nari narapanze yo kuzubaka. Ngiye plan nari narafashe na plan zubaka inzu yanjye. Haleluya. Birangije ndayibwira ngo ari kumaye amafaranga nzaguramo ikibanza nshaka n'abakozi bazikore bigende neza. Haleluya. Ndangije ndayibwira ngo wa Mana we wambwiye kuzantetesha, niyo mpamvu ngiye kugutetaho kugira ngo ugendane nanjye. Waba unkurikiye Imana yarakwemereye kugutetesha, waba unkurikiye Imana yaragusezeranije byinshi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kubikora idaciye mu muryango wawe. Ico nkundira Imana ibikora idaciye kuri mu byara wawe. Hari ikintu Imana ikora idaciye ku mugabo wawe, hari ikintu Imana ikora idaciye ku mugore wawe. Ahubwo yaravuze ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mvugira ngo amen. Ndagije ndayibwira ngo tubyumvikane, nkeneye amafaranga. Irambwira ngo amafaranga nayiki, hebwira ngo nzagura ikibanza. Abari bazi ko Julienne mvuka kwa Bidodomo ko hagira ijambo. Haleluya. Abari bazi ko bidashoboka bakabona ko bishoboka. Abari baragufasha ijambo ikintu nkundira Imana bamwibagira abagaragu bakaba benshi. Nayo nabwira ngo umuntu wese wafashe ijambo kuri Julienne ntabwo nabifurije gupfa, ko nasomye ijambo rirambwira muri Bibiliya, rirambwira ngo dusengera abanzi bacu kugira ngo bagire gute barame. Nayo nabwira ngo ntabwo mbifurije ko bapfa, ahubwo mbifurije kurama. Mvugira ngo amen. Ndagije ndavuga ngo umuntu wafashe ijambo kuri Julienne abona katazashaka, abona katazagira urugo rwiza. Haleluya. Uwo munsi numa amafaranga nzashaka ikibanza cyiza.
ariko haleluya. Uwo mutsino amafaranga nzashaka ikibanza cyiza, numara kuma ikibanza cyiza uwafashe kuri Julien ijambo, bamwe nzabagira abafunda abandi baba bayede, mvugira ngo amen. Ndavuga ngo yaba ari umugabo azaza kuba umuyede kwa Bidodomu, umubyeyi azaza kuba ingeri zose hazavamo abafundi ndetse n'abayede, ariko wafashe ijambo rikomeye kuri Julien nzamubwira ati tayari saa moya z'uburimwe uze kwikorera isima kuri depo umene na beto. Kubera iki? Imana inyuranyije iminsi n'ibihe, ibyari bidashoboka bikuyemo ibishoboka. Niyo mpamvu bamwe kuri njye bazaba bafunda abandi bakaba abayede. Iyo babaye gutya bamwe bakwita bosi, abandi ukitwa mabuja, ntibajya muri ranch utabahaye amafaranga, bajya kurya iki? Kubera ko yambwiye ko izanetesha, niyo mpamvu nayiteseho kenshi cyane, kandi uyu munsi iracyambebeza, mvugira ngo amen. Haleluya. Ntukangwe n'imisi uhagasemo, ntukangwe n'umuryango washatsemo, kabone n'uyo bakwanga. Nkunda kuvuga ngo hari igihe umuryango ukwanga ukagira ngo guhekesha igikapu cy'ibigeragezo, kumbi ni ikibazo cy'ibisubizo baguhekeshe. Bakagira ngo ni ibibazo baguhambirije, ngikorera utwawe wigendere, ikorera imitwaro yawe wigendere, kumbi bari kugusunikira mu bisubizo, mvugira ngo amen. Bakagira ngo ni ibibazo sha, bakavuga ati nubwo avuye aha tumukoresha ibyari bimugoye, tumukoresha utwa twose agiye gupfa. Yego. Kandi bari kukuganisha mu gisubizo cyawe. Nkunda kuvuga ngo hari igihe umuntu aguteza ikibazo, Imana iteza ikibazo kugira ngo Imana ikemure ikindi, mvugira ngo amen. Muri njye ravuga ngo mbese intambara zitabayeho, abanga intambara zitabayeho wavuga iki? Intambara zitabayeho wavuga iki? Yego. Ese utaburaye wamenya kugaburira ufite inzara? Hata siene vaegadi tayabini kwanta jevedosase, hata yasikia zomandozo gradosase. Intambara zitabayeho wavuga iki? Ese waba utarambaye ubusa ukamenya ko kwambara ubusa bihari? Umugabo yaba atagukubise ukamenya ko inkoni vyana? Nta nubwo wamenya guhumuriza uwakubiswe. Ariko turashimira Imana ica mu bikomeye igakora ikindi kintu gikomeye. Imana itugirire neza. Turashimira Imana rata igibohora n'ingoyi yari iri ku maboko yacu. Ugenda umeze nk'ubashwe hari kuntu tuba mu buzima tukagenda tutishimye, ukagenda isura yawe yarahindutse, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi Imana yakugezeho ukayemera igatura muri wowe, niyo waba ufite imyaka 70 urongera ukaba umwana ukagira isura y'umwana w'imyaka 15. Amen ariko. Turashimira Imana rero ikura ibishoboka mu bidashoboka. Aho bari bazi ko birangiye, aho bari bazi ko birangiye, Imana ikavuga ngo ngera ubeho. Bari bazi iyo ngeze abantu nkunda kuvuga ngo hari ukuntu umuroza aza kuroga nijoro akavuga ati Julien ndamurangije, iri joro ntago ari butambuke, iri joro nubwo ari butambuke arajya kwivuza. Zarangiza Imana ikanyuranya iminsi nibi kavuga ngo ndategetse ngera ubeho, ukanabyuka mbere yesha. Uzi ikintu nkundira Imana, imubuza amahoro nawe akabyuka mugahurira mu marembo, hanyuma Imana ikagwa agatima k'akanyamuneza ukamubwira ngo waramutse gute special, nawe akakubwira ngo naramutse neza. Kimeze gite? Icyo nshimira Imana ibinangiza umutima, mbarangiza akabati burya na kiriya kigure ni ikirozi. Kubera Imana ikurimo ifata ibidafatika, aleluya, ikabihindura ibifatika. Ivuga ngo ni upfe ikavuga ngo baho, bazi ko birangiye ikavuga ngo ndategetse ubuzima nibukomeze. Imana itugirire neza. Ndafashijwe n'ukuri ku Imana. Ubashiriye Imana yo guseka reka nayikore. Nabera njye niko twakora ikiganiro nkabona abantu baje kureba kandi bari gufashwa, nabo bafashije. Muraho? Amen. Muraho neza. Haleluya. Amen. Mwafashijwe? None se muje guhagarara hano bigenze nuko dukunda Imana kandi tugasanga n'uw'Imana niwe wicaye aho. Yego. Mwumvise turi kuvuga Imana murangije murinjira hano muza kunda, natwe turayikunda. Babwire ngo n'uwaba afite ikibazo kumusengera biremye, n'uwaba afite ikibazo rwose agende tumusengere. Yego, ni karibu. Yego. Wizeye ko Imana ikiza. Hata siene vaegadi tayabini kwanta jevedosase tayasikiazo, hatute nevedosase hata yazene basire
urakoze uri nyiribi, izina ryawe nirishimwe. Hanyuma tugiye kumanza twiyeza kugira ngo dusenge. Bwira Imana ikweze ku cyo wumva kibosha umutima wawe, hanyuma dutegeke muri uyu minsi cyangwa se kuri uyu munsi. Ndi mu mavuta yo gutegeka. Kwaravuze ngo nitwizera tuzabwira imisozi yimuke izimuka. Haleluya. Hanyuma mbwirira Imana ikweze ku cyari kikugusa, ku byari bikuremerere. Haleluya, haleluya. Imana itukirire neza. Hanyuma turebane, kubera ko umurimbyi yaravuze ngo nge nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Haleluya. Hanyuma ikintu cyo kwiyahura ukiziho gute? Ni umubabaro w'uburwayi. N'ubu muri iyi minsi mvuye Butaro. Buriya mu bihaha harandyaga, mu nda hakandi. Ibyo ntago mbikubajije. Nari nkubwiye ngo watekereje kwiyahura ryari? Na nijoro nabitekereje bimazemo iminsi. Umuririmbyi yaravuze ngo sana agahinda tugature Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Sana agahinda umubyeyi nawe usana agahinda, mugabo nawe usana agahinda, n'abatamuzi bari kujya mu bapfumu. Sana agahinda. Haleluya. Hanyuma wizeye Imana ko ikuraho umudayimoni wo kwiya? Ndabyizeye. Hanyuma se Imana y'amahoro ikurinde, igushigikira, ikongerera iminsi yo kubaho, ikurinde umudayimoni wo kwiyahura. Imana ikurengere. Hanyuma se amavi yawe ko mbona afite ikibazo umeze ego no kugenda ndayakuruta. Rimwe na rimwe ujya wumva uri kugenda ukumva ushaka gupfukama. Yego. Rimwe na rimwe ukumva ni intozi ziri kugenda mu mavi yawe. Urabizi? Ndabizi. Tugende tuve mu mavi yawe tugere mu nda yawe. Abimeze bite? Ni nk'ibisimba birimo. Haleluya. Hani ibisimba birimo rata. Hanyuma tugende tuve mu nda yawe tugere mu bitugu byawe. Ibitugu byawe ni bizima. Oya. Bimeze bite rero? Nabyo birandyaga kandi biraremeye. Hanyuma tubwire Imana igutura umutwaro uri muri ibi bitugu. Sibyo se? Birashoboka ko hari igihe uryama unyumve kabiri, harata unamuka tuvugane mbese turi kurebana. Nzi neza ko Imana igiye gutanga ubuzima buzima turi hano kuri uyu musozi. Hari igihe ugenda cyangwa se ukaryama ukabyuka wumva wagira ngo wikoreye umutwaro mu bitugu byawe. Rimwe na rimwe ukabyuka mu bitugu byawe ukagira ngo wahinze n'imbavu zawe zose. Ibyo bintu urabizi? Niko bimeze. Ariko mvugira ngo Imana igiye kunkiza. Imana ninkize. Vuga ngo Imana inkize. Imana inkize. Tuve mu bitugu byawe tugenda tugere mu matwi yawe. Amatwi yawe wumvamo injereri cyangwa se ni ntuza, ni impundu nk'iza ababyeyi mwumvaga bari kuvuza impundu. Niyo usinziriye wumva impundu nijoro. Yego, niko bimeze. Tuvuge ngo Imana y'amahoro ikurenge. Mana ni ndenge. Tuve mu matwi yawe tugere mu mutwe wawe. Hari intozi zirimo, ngenge kubona mbona intozi ziri gutondagira mu mutwe. Kenshi na kenshi ukajya wishima mu mutwe wawe. Niko biri. Ukumva wakwiyogoshesha. Ukuri kubivuga niko biri. Niko biri. None wavuga ngo Imana inkize. Imana ninkize. Imana inkize. Imana ninkize. Imana iguha ubuzima buzima. Imana guhera ku birenge byawe. Inzozi zo kurota bapfuye urazizi. N'isanduku ndayibonaga iruhande rwaho ndyamye. Kandi n'irijoro waraye uri kurota abantu bapfuye. Niko bimeze. Niko bimeze. Tuvuge ngo Imana igukize. Imana ninkize. N'irijoro waraye uri kurota abantu bapfuye bari kuguhamagara. Rimwe na rimwe ukarota uri kurira imisozi cyangwa se uri kwiruka. Ni kwiruka. Ndabizi. Vuga ngo Imana inkize inzozi zimbi. Ukuri kubivuga niko biri. Imana ninkize izo nzozi mbi. Imana igukize inzozi ziki? Imbi. Imana igukize inzozi zimiro. Vuga ngo nongeye kubaho. Nongeye kubaho. Vuga ngo Imana inkijije urupfu. Imana inkijije urupfu. Imana inkijije urupfu. Inkijije urupfu. Imana ikurengera kandi Imana igushukira. Unda kuvanga aho twabuze icyerekezo, aho twabuze inzira, aho imiryango yananiwe, aho amafaranga yananiwe, Imana irigwatiriza ikarwana nk'Imana. Mvugira ngo Imana indwanirire. Imana indwanirire. Imana ikurengere kandi Imana y'amahoro igushigikire. Twagiye ibyo byose tubivuyeho tugere hano mu rukenyerero rw'umugongo. Ahantu ukenyererisha. Rwakindutse kabiri. Iki gice nta. Rimwe na rimwe uragenda ukumva igihande kimwe kiri ukwaho, ikindi kiri ukwaho. Ni kukubesha. Oya. Ubizi neza. Kimwe kigenda kimeze guca. Rimwe na rimwe ukajya kumva ukumva amagufa wagira yarafungutse. Yego. Ibyo bintu urabizi? Ndabizi. Kandi wagerageje no kwisiga imiti ya Kinyarwanda. Ibyaranze narabuze Imana narayi. Hata si neva gadi taya bini konta je vedosas. Hata yasikia wije zidosas. Hata yazene basire urakoze uri nyiribi. Wisize imiti itandukanye. Yego Yesu Imana imbabarire narabikoze narabunze. Nubu nangiye kubunga ngo nshaka iyo abantu bari gusengera.
ngaho namukanze neza ko Imana irakugirira neza. Hahandi utekereza ko ugiye no mu bapfumu aribwo wagira ubuzima. Naragiye. Wagiye yose. Naragiye rwose. Unyemerere ntumbeshe. Mbabarire naragiye. Kubera ko Imana ireba ibitagaragara. Si wagiye no mu bapfumu. Si baguhaye umuti ahubwo ukarushaho nk'isiga bikanga. Nta muraro nagiye. Si bagusabye amafaranga se. Ariko vuga ngo dufite Imana ikiriza ubuntu. Mfite Imana ikiriza ubuntu. Vuga ngo Imana igiye kumpana ibitotsi. Imana ni ntibitotsi nsinzire. Iri joro so waraye uri kureba. Yego. Si burinze bucuri kureba. Ndi kureba. Iri joro aka kanya tuvugana. Uwari waguha umuti se wari wawisi. Kubera kubabara Imana imbabarire ari yinkiza. Imana ikweze kandi Imana ikugirire neza. Vuga ngo Imana imbabarire no kujya mu bapfumu. Imana imbabarire kuja mu bapfumu. Iyo bakubwira kugukinda sagose ntawe ari kwemera. Nari kwemera kubera kubabara. Kubera kubabara nari kwemera. Ko Imana imbabarire. Uyu muntu tuvuga ngo Imana imukize. Imana imukize. Vugira ngo Imana imukize nshuti yanjye. Imana imuha ubuzima, Imana imuha n'ibitotsi. Amafaranga arashize. Cyane. Umurima nawe waragiye. Ibyo ngibyo urabizi. Ndabizi. Cyangwa ndi kukubesha. Ariko ntaho uri kubesha. Ndi kukubesha. Vuga ngo n'umurima waragiye. Yego n'umurima waragiye. Si wagiye ushaka ubuzima se. Haleluya. Imana igiye kugukiza muri aka kanya rero. Unyemerere wizere sibyo. Imana ikubabareye kujya mu bapfumu. Imana ikubareye kukumva wakwihorera. Imana imbabarire. Hatuwanyere kuyu muntu nanjye wangize gutya. Ndabivugaga. Mfite ubushobozi bumeze gutya urabizi. Ndabivugaga. Urabivugaga. Acuri kubesha ndabivuga. Mfite ubushobozi nkamenye naho barabinkorera. Nanjye umuntu namubuza amahoro. Ariko ratari Imana itanga ubuzima. Aha abantu twabuze ubuzima, Imana igatanga n'imbabazi aho twagiye mu bapfumu. Imana igukize. Hanyuma ikindi iyereye amahoro, iguha amahoro yo mu mutima. Impamvu mvuze ngo iguha amahoro yo mu mutima, rimwe na rimwe ijoro riragera gukumva wahambira ibyawe. Ngari nkiruka nkagenda. Ndi kukubeshera. Mu bicuku bya nijoro abandi basinziriye, abandi bari kurota, abandi bari gupanga purani z'ibyaje barakora, wowe kumva wazinga ibyawe ukiyirukira. Genda inkagenda. Vuga ngo Imana inkureho umudayimoni. Imana inkureho umudayimoni wo gusa. Vuga ngo Imana izampe gusaza ntasaze. Imana izampe gusaza ntasaze. Uyu muntu muri kureba, uyu nago yari gusoza uyu mwaka aterutse ku musozi. Ariko Imana y'amahoro idapfa idakiranirwa ikugira umuntu nyamuntu. Aho amafaranga yananiwe, aho imiryango yananiwe, aho inshuti zatuvuyeho, bamwe batari ko buri munsi ni wowe wirukanka urwaye, ni wowe harana ubugayi bwa buri munsi, ni wowe uzayo abaganga bari, ni wowe wabuza. Wowe uri muntu ki? Ariko turashimira Imana rata, ikiza nta kintu irebyeho. Hanyuma reka twisengera Imana iguha ubuzima buzima. Nigera no mu rugo rwawe ivane y'umwiryane. Ivane y'iki? Umwiryane guri. Urugo rwawe si rufite umwiryane? Umwiryane guri yo. Dore naba bararwana. Cyangwa ni kukubeshe. Imana ivane y'umwiryane kuko Imana nitavana y'umwiryane. Mbonye havuye yogereza y'abantu babiri batemana. Imana ni ndengere. Imana itanga ubwumvikane mu rugo rwawe. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, urera kandi urakiranuka, uri sembe itarumba igiti cy'inganza marumbo. Izina ryawe nirishimwe. Hata eneva egadi, hata yasikia zomano zogredo sase, hata yabini kontaje vedo sase. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, uko wakizaga kera n'uyu munsi ni kuri gukiza, uko wahumanuraga ibyahumanye kera n'uyu munsi niko wahumanura. Nyemerera ugere muri aka gatuza, nyemerera witwa Imana kubera kuri Imana y'amahoro. Ugeze muri uyu mugongo ni witwa Imana. Ugeze mu rugo rw'uyu mubyeyi hata si eneva egadi, hata yasikia zogredo sase, hata yabini kontaje vedo sase. Nutanga ubuzima buzima, birashoboka ko yirwaniriye kandi waravuze ngo turi mu isi dufashe ibihe mu ntambara. Yirwaniriye ari umubiri umunanije, yagiye mu bapfumu kubwo umubiri wari uri kumubabaza. Numwezi
numweze umutunganye, numugirire ibambe n'imbabazi, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kimara kumweza, waravuze ngo nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza. Uravuga ngo tugusaba icyo dusaka cyose urakiduha. Uravuga ngo kandi kirenze kuri ibyo, nimunyemerera mbahaye ububasha bwo gutegeka. Uyu munsi turategetse, nunyemerera umuha ubuzima buzima. Ugeze muri uyu mutwe, twamaganya abadayimoni bo gusara mu izina rya Yesu. Twamaganya abadayimoni batondagira muri uyu mutwe mu izina rya Yesu. Ugeze muri ibi bitugu, kuramo uyu mutwaro mu izina rya Yesu. Geze mu birenge bye, ni witwa Imana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ugeze mu rugo rwe, twanze yogereza, tuvanyeyo umudayimoni w'umwijyane mu izina rya Yesu. Nunyemerera utanga ubuzima buzima, ineza yawe itindane nawe. Imiryango yananirwa, amafaranga yananirwa, ubwenge bw'abanyabwenge bwananirwa, ariko tuzi neza kutananirwa. Nunyemerera wavuganye natwe kenshi, wakoze imirimo myinshi ku buzima bwacu. Ndabyibuka Kristo ko watanze umwana ku mubyeyi wari umaze imyaka 7. Ndabyibuka ko warwaniriye umubyeyi yaraheze mu nzu, baramuroza inzoka ukayisohora, ukamugira umuntu muzima. Uyu munsi akaba ari kugenda yemye. Reka n'uyu munsi wongera ukore. Nunyemerere Kristo, ndabyibuka ko wakoze imirimo mu bitaro bya Musanze, ukiza ababyeyi ubaha abana bazima. Abari baracika amaguru urongera urategeka amaguru abaho, bari birutse ku musozi urongera urategeka babaho. N'uyu munsi nutegeke ku buzima bw'uyu mubyeyi. Muri ibyo yaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira, wakwiringira amafaranga agashira, twiringiye imbaraga zawe. Ndaravuga ngo abandi banyuze bagapfa, niho twebwe twanyuze tubaho. Nushimwe kuba murindiye mu bikomeye, umurindira mu byagombaga kumwica, ariko urangiza umubesaho. Niyo mpamvu n'uyu munsi agihagaze. Ariko nyemerera Kristo, ubu burwayi turabusengeye. Nubuhe kugira amatwi butwumvire, bwumve ibyo tuvuga mu izina rya Yesu. Nubuhe kwambara umubiri, bwambara umubiri, bitwumvire, bisohoke mu izina rya Yesu. Twangamaganya imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarozi n'abarogesha, imbaraga z'abanyabwenge turananiza mu izina rya Yesu. Urakoze kumubohoye, kandi urakoze gukora imirimo ikomeye ku buzima bwe, ukabutanze ubuzima buzima. Nushimwe kumuhaye kuryama agasinzira, nushimwe kumuhaye kugubwa neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho ganza kandi utegeke. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo nitwizirikane ubwacu, ahubwo tuzirikane n'abandi. Hari n'abandi badapfukamye hano hantu bameze nkawe. Hari abaheze mu magoyi wabo, bamwe babuze ubushobozi bwo kujya ku bitaro, hari abari mu bitaro. Abo ngabo bose turabazirikanye, abo bose nubagereho. Muganga atarakora ukore ku buzima bwabo, muganga ataravuga nuvuge, kuko muganga ni wowe umutegeka kandi ukamuyobora. Urakoze kutanze ubuzima buzima, kandi ukabutanze urukundo rwawe mu muryango we. Bisenze Imana mbyize mu izina rya Yesu, amen. Vuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu. Nakiriye gukira, nakiriye gukira, maze igihe kirekire, mpagaze ku musozi w'igisuzuguriro, w'uburwayi. Ariko uyu munsi ndizeye ko mpaye ubuzima ntaboneye mu bapfumu, ubuzima ntaboneye mu miti itandukanye. Nakiriye ubuzima, ndakize. Aho nari mbabaye hose, nakiriye ibitotsi, nakiriye kugubwa neza, nakiriye amahoro mu muryango wawe, nakiriye ubwumvikane mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, kandi Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, mukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha. Reka dusoze utanga nimero ya Julienne ni 078 24 55 19 7. Kanyisubiremo ni 078 24 55 19 7. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.